Mwaramutse neza nshuti bavandimwe, dusangiye kwizera Yesu Kristo. Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi muri iki gitondo nongeye kugaruka imbere yanyu bakunzi bacu, mwebwe mudukurikira muri iyi seminari twavuze ko ari iya buri munsi cyangwa se ya buri gihe, kandi ndabizi kuko dusanzwe twumva ubuhamya bw'abantu batandukanye batubwira ko inyigisho zacu n'ibiganiro byacu bibafasha. Uyu munsi reka nkwibutse ikintu gikomeye kivuga ngo ufite icyo waremewe gukora. Iri ni ijambo nkunze kugarukaho cyane kubera ko abantu usanga bakora ibintu bitandukanye, ugasanga babayeho mu buzima bwo kugerageza. Ntabwo twaremewe kugerageza kubaho, twaremewe kubaho atari ukugerageza kubaho. Nubona uba mu buzima bwo kugerageza kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimvuga kugerageza kubaho ni gukora kino kintu ukabona ntigikunda, ukongera ugakora ikindi. Mbese ubuzima bwawe buhora ari ubuzima bwo gutangira. Utangira ikintu, nyuma y'igihe gitoya ugatangira ikindi, nyuma y'igihe gitoya ugatangira ikindi. Ndagira ngo nkubwire ko nimba ubuzima bwawe ari uko buhagaze, ntaho uzagera muvandi. Ntabwo wagera kure nimba ubuzima bwawe ari ubwo gutangira. Ugomba kumenya icyo waje ku isi gukora. Nta muntu waje ku isi gusa, haba n'uwo mwana muto ubyaye cyangwa abana bangahe ufite. Buri wese afite impamvu yamuzanye y'umwihariko itandukanye n'iya mugenzi we. Nimba ufite abana babiri, umwe afite impamvu ye yamuzanye ku isi, undi akagiriye. Nimba ufite 6, nimba ufite 8, nimba ufite 10, nimba ufite umwe, afite icyamuzanye ku isi. Like nawe ufite icyakuzanye ku isi. Hatukuja duniani kudhurura. Ntabwo twaje ku isi kwizereramo, twaje ku isi kugira ngo twuzuze icyo twaje kuyikoramo. Ntugatekereze ngo nukora ikintu ukabona gitangiye kwanga, ngo uhite uvuga ngo ariko iki ngiki ngo sicyo cyanjye, utangire wigana abantu ngo ariko wakora kiriya kintu runaka akora. Ntabwo waje ku isi gukora bimwe n'ibyo uriya akora. Waje ku isi gukora ibyo waje kuyikoraho, biri specific, biri unique. You are unique, even you are unique. Uri umwihariko. So ugomba kubaho ubuzima bw'umwihariko rero. You see, abantu benshi, reka nkwereke, like I can give you one example. One example, uramutse ugiye kubaka inzu isanzwe, undi ashaka kubaka etaje. Noneho uriya muntu ushaka kubaka inzu isanzwe akora fondasiyo isanzwe, arakora gatoya, agacukura gatoya, agahita atangira agashiramo amabuye, agashiramo amatafari, akazamura. Ariko ujya kubaka etaje izagira stairs zingahe, ama etaje, amagorofa ngahe hejuru, haba nubwo yagira gorofa imwe, aracukura cyane, fondasiyo igahera hasi cyane kugira ngo ya nzu itazahirika. So ushobora gutangira kubaka, gucukura, mushobora gutangirira like one day you started to build a house in one day, ariko umwe ugasanga ari gucukura cyane, ukazaja kurangiza gucukura foundation undi yarasakaye. Ariko nyuma y'igihe runaka uzasanga inzu yawe uri hejuru yiye, usigaye umureba uri hejuru muri etaje ya kangahe uri hejuru. Why? Wamenye yuko icyo waje gukora, icyo ugiye gukora kitoroshye, bisaba kugicukurira fondasiyo ndende. Nawe icyo waje gukora ugomba kugikora ufite foundation, and that foundation is to understand, to recognize, to discover what you have been coming to do in the world. There is why you have been created. Kuna sababu ambayo
imetuma Mungu kukuumba. There is why God created you. Not for joke. No. You have a specific purpose. You have a specific thing to do. So, I know ushobora gutangira gukora abantu bagatangira kukurwanya kugira ngo baburizemwo icyo uri gukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko umenye ko abantu kubwiza ukuri bashobora kunenga no kurwanya icyo uhaye ukora, ariko ntibashobora kunenga cyangwa se kurwanya umusaruro, results. Ntabwo abantu barwanya umusaruro burya. Umuntu ashobora kureba uri gukora akantu ngo bizagera ku isi. Mwibuke kanjye muri Bible, umunsi Nehemiya ubwoko bw'Isirayeli bwubakaga inkike i Yerusalemu, Senibalati na Tobiya baratumye kuri Nehemiya baramubwira ngo nibyo wubaka n'inguni n'imbwebwe zabikandagiraho byahira kubaca intege. Hari abantu babaca intege mu buzima, ariko iyo uzi icyo uri gukora, you don't worry for what you are passing through. You may be passing in many problems, many difficulties, many attacks, but don't worry. One thing you need to know is discovering what you have been coming to do in the world. Reka nkubwire, hari ikintu ugomba kwirinda. If you want to achieve your goal, if you want to achieve your purpose, if you want to achieve your interests, hari ibintu ugomba kwirinda, hari ibintu ugomba kwirinda. One, don't accept to live in the past or in your past. Everyone, buri wese afite amateka. Buri wese afite amateka. Usi ufite uko wavutse, ufite naho wavukiye, ufite abakubyaye, ufite uko wakuze. Maybe wakuze mu buzima bugoranye, ariko kubera impamvu y'Imana n'umuhamagaro w'Imana uriho. So, nimba ushaka kugera very far, don't accept to live in your past. Ntukemere kuba muri kahise kawe ngo ubuzima wanyuzemo bu affect ibitekerezo byawe. Even the Bible says, be transformed by the renewing of your mind. This means renew how you think. Change your think. Change how you think. Change what you do. Don't live in your past. Ariko hari ikintu ushaka kukwibutsa. Ntushobora gusubira inyuma iriya ngo uhindure amateka yawe. No, it can't be done. Ibyo ntibikunda. Ntushobora gusubira inyuma iriya ngo uhindure amateka yawe, ariko ushobora guhitamo uko ushaka kubaho nawe ushaka kuba. You can decide your future. You can decide your future. You can decide how you want your future to be. Ushobora guhitamo uko ushaka ko ejo hawe hazamera. Even today uri kunyumva, tutagendeye ngo uri kunyura mu biki. You can decide, you can change your future today. Kangubwira iki kintu gikomeye cyane. Urabizi, ubuzima bwawe bugomba kuba busobekeranye. Ubuzima bwawe bwose, imibereho yawe igomba kuba ifitanye isano. Ejo hawe hashize hagomba kuba hafitanye isano n'uyu munsi urimo. Ejo hano ndi ejo ntazaba ari ku cyumweru. N'ejo umunsi wo ku cyumweru ugomba kuzaba ufitanye isano n'uyu munsi ku wa gatandatu. Donc ubuzima bwawe bukamera nka sheni.
iyo ubuzima bwawe ari ibicagagure ntabwo bugera kure, ntabwo bugera kure. Ubuzima bwawe bugomba kuba bufatanye. Ibyo ukora, ibyo wakoze ejo bikaba bifitanye isano n'ibyo uri gukora uyu munsi, bikaba bifitanye n'ibyo uzakora ejo. Donc ubuzima niho ubuzima budacikagurikamo ngo bube ibicagagure hanyuma bubure icyo gukora. So don't accept to live in your past. Icya kabiri, do not try to please others. That is a big problem, to try to please others. Hari abantu baba mu buzima bashaka kubaho ubuzima bwo gushimisha abandi bantu, kwambara akaba atambaye kubera ko akeneye ibyo kwambara, ariko yambaye kugira ngo abantu bamurebe, abantu bishime. You see, nutangira ibyo bintu uzasoza ukenye, ugakodesha inzu udashoboye kwishyura kugira ngo abantu bavuge ngo ariko ngo aba mu nzu nziza. Uhembwa ibihumbi 100 ukodesheje inzu y'ibihumbi 200, then mu minsi iri imbere ugasanga amadeni, wafashe amadeni muri banki, wafashe iki, watanze ingwate ya nzu n'umutungo n'isambu. Why? Washatse kubaho ubuzima, you live for pleasing others. You see, you know, nkunda kubabwira buri wese ariho kubw'abandi, buri wese ariho kubw'abandi, ntabwo uriho kubera wowe, wabayeho kubera abandi, ubwirira abandi umumaro. That is why even the Bible says you are the light of the world. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Sio nuru yenu, ni nuru ya ulimwengu, muri umuco w'isi. So uriho kubw'abandi. Izuba, guheza urugero gusa, izuba ntabwo ryimurikira, ntabwo ryiyakira. Izuba ryakira isi, abantu, inyamaswa, ibimera bikamererwa neza kubera izuba. Reka nguheze urundi rugero, igiti c'imbuto izo arizo zose, like igiti c'imyembe cyangwa igiti c'avoka n'izindi mbuto zitandukanye, ntabwo zirera zikaribwa n'ibikeneye kuzirya, like abantu, inyamaswa zitandukanye, ariko ntabwo byera ku bwabyo, byera kubw'abantu n'ibindi bintu bikeneye izo mbuto ngo bibeho. Nawe uriho kubw'abandi. So don't try to please others. Don't try to please others. Nkubwira ikindi kintu gikomeye cyane, ntugacike intege. Ntugacike intege. Mu buzima harimo ibintu bigoye cyane bikomeye, harimo intambara nyinshi zitandukanye nk'izo nawe wagiye unyuramo. Even in your business harimo intambara zitandukanye, mu kazi kawe wahuyemo n'intambara n'imbogamizi nyinshi, but inama nakugira, ntugacike intege. Upfa kuba uzi yuko icyo uri gukora ari cyo waremewe gukora. Ndibuka nigeze kubahereza isomo rikwigisha how you can discover your purpose, how you can discover your life calling, icyo wahamagariwe n'icyo waremewe, how you can discover it. Naguhaye iryo somo, nimba utararibonye warireba kandi waribona. So ntugacike intege mu byo ukora, push, sunika, ukiwucika intege. Nkubwire, wa mwanya ucitse intege niwo mwanya ahubwo wo gukomeza. Ndaguheza urugero rw'abakinyi, like nk'abakinyi basiganwa kwiruka, bari abakinyi birukanka batangura. Kera twebwe twawitaga ngo ni umukino w'agati. Ukirukanka mukazenguruka, nimba ari ikibuga ukazenguruka, washika ugaheza uwanya hagati nawe akirukanka, wari umukino mwiza. So abakinyi nabo biruka, iyo birukanka ni kwambie, hari igihe agera akumva arananiwe, akumva yarushe, ariko kubera ko hari icyo aharanira, cya gihe cyo kuruha nicyo gihe ugomba gukomeza. Maybe ushobora no kwisunika, ushobora no kwikurura. Hari umugabo wavuze ngo nunanirwa kwiruka uzakambakamba, nunanirwa gukambakamba uzikurura, ariko just wikurura ugenda. Hari undi wavuze ngo nubakubwira ko usigaje intambwe imwe y'ubuzima bwo kubaho kugira ngo uve muri ubu buzima, ngo uzayitere ujya imbere, apana kuyitera ujya inyuma. So reka gucika intege muvandi, ibyo ukora biracashoboka ko byatera imbere
kandi byakunda. Ariko ndakubwira icyayi, muri ibyo byose wubaha Imana. Honor your God. Honor the Lord. Wubahe Imana kandi uyiringire. Muri Yesaya ibice 46 umurongo wa 10 haravuga ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, kavuga nti imigambi yanjye izahoraho, izakomera, kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Honor your God. Imana ibyo ishaka byose ishobora kubikora. Muri Yesaya 48 umurongo wa 17 baravuga ngo Uwiteka umucunguzi wawe wera wa Isirayeli avuga ati, ni njyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakuja imbere mu nzira ukwiriye kunyura zose. Ni Imana ikwigisha ibikugirira umumaro, ni Imana ikuja imbere mu byo ugomba gukora byose. So muri ibyo byose nakubwiye, wubaha Imana. Honor your God. Nigeze kukwigisha isomo ry'umwihariko rivuga kubaha Imana cyangwa gutinya Imana cyane. Nabikwigisha bavandimwe, ndabizi ibiganiro byacu bikugirira umumaro. Ndagusaba n'ubyumva ukore like kugira ngo YouTube channel ibisangiza abantu benshi. Hanyuma nimba utariyunga ni seminar yacu yo kuri Harmony IHC, you are welcome to subscribe kandi ugasharinga ibi biganiro tugenda dutanga. Mubarikiwe, Mungu awabariki sana, Mungu awahudumie, Mungu awabariki katika yote.